Mu myaka y'1930 mu gihugu cy'Ubudage, umugabo umwe yatangiye kuvuga amagambo yakuraga imbaga y'abantu. Yabasezeranyaga kongera gukora igihugu gikomeye, gukura abaturage mu bukene no guhesha Ubudage icyubahiro cyari cyaratakaye. Izina rye ryari Adolf Hitler. Mu ntangiriro benshi bamubonaga nk'umunyapolitiki usanzwe, ariko uko imyaka yagendaga ishira niko yagendaga yubaka ubutegetsi bukomeye bushingiye ku bwoba, urwango n'intambara. Mu gihe isi itaramenya ibyo yari ari gutegura, Hitler yari amaze kubaka imwe mu ngabo zikomeye kurusha izindi zabayeho. Hanyuma tariki ya mbere Nzeri 1939, amasasu ya mbere y'intambara ya kabiri y'isi yarumvikanye. Mu myaka yakurikiyeho ibihugu byinshi byarasenyutse, imijyi iratwikwa, miliyoni z'abantu zirapfa, ndetse jenoside yakorewe Abayahudi ibimwe mu mahano akomeye yabaye mu mateka y'isi. Ese Adolf Hitler yabashije ate kugera ku butegetsi? Iki cyatumye abaturage benshi bamukurikira. Kuki amahanga atamuhagaritse kare? Kandi ni gute intambara yatangiye yahindutse isi yose? Uyu munsi kuri Aka Update tugiye kugaruka ku nkuru yuzuye y'umugabo wahinduye amateka y'isi mu buryo bwateye ubwoba, Adolf Hitler. Intambara ya kabiri y'isi. Komeza wumve kugeza ku musozo, kuko uko inkuru igenda ikomeza ni nako ibintu birushaho kuba bibi kurenza uko abantu babyibwira. Mu mateka y'isi habaye abayobozi benshi bakomeye, ariko bake cyane nibo bahinduye isi mu buryo bwateje ubwoba nka Adolf Hitler. Uyu mugabo yavanye Ubudage mu bukene n'akajagari, ariko abikora yubaka ubutegetsi bushingiye ku bwoba, urwango n'intambara. Mu myaka mike gusa yubatse ingabo zikomeye cyane, yigarurira ibihugu byinshi, ateza intambara yahitanye miliyoni zirenga 70 z'abantu, ndetse jenoside yakorewe Abayahudi ibimwe mu mahano akomeye yabaye ku isi kugeza uyu munsi. Uyu munsi kuri Aka Update tugiye kureba ubuzima bwa Hitler, uko yageze ku butegetsi n'impamvu yatangije intambara, uko isi yahuye n'ingaruka zikomeye n'uko ubutegetsi bwe bwarangiye. Adolf Hitler yavukiye muri Australia tariki ya 20 Mata 1889. Mu bwana bwe ntiyari umunyeshuri usanzwe, yakundaga gushushanya ndetse yashakaga kuba umu-artiste. Ariko ubuzima bwe bwahindutse cyane nyuma yo kujya mu gisirikare mu ntambara ya mbere y'isi. Nyuma y'iyo ntambara Ubudage bwari bumeze nabi cyane, ubukene bwari bwinshi, abaturage bashonje, amafaranga yaratakaje agaciro, kandi igihugu cyaratsinzwe. Abadage benshi bumvaga basuzuguwe n'amasezerano ya Versailles yasabye igihugu cyabo kwishyura amafaranga menshi no kugabanya igisirikare. Hitler yabonye ayo makuba nk'amahirwe yo kwinjira muri politiki. Hitler yinjiye mu ishyaka ryitwa Nazi Party. Yari umuntu uvuga cyane kandi ushobora gukurura abantu, imbaga nyamwinshi. Mu mbwirwaruhame ze yasezeranyaga kongera gukomeza Ubudage, yashinjaga Abayahudi ibibazo by'igihugu, kandi asezeranya gukora igihugu gikomeye kurusha ibindi. Mu gihe ubukene bwari bwinshi, abantu benshi batangiye kumwemera. Mu 1933 Hitler yabaye chancellor w'Ubudage. Nyuma yaho yatangiye gufunga abatamwemera, afunga itangazamakuru ridashyigikiye ubutegetsi bwe, yubaka dictatorship ikomeye abantu benshi batinyaga kumunenga. Kimwe mu bintu byafashije Hitler cyane ni propaganda. Yakoreshaga radio, poster, amashuri, filime n'imbwirwaruhame nini. Abadage benshi bumvaga ko Hitler ari we muntu uzabakiza. Abana bato batuzwaga gukunda ubutegetsi bwa Nazi kuva bakiri bato. Hari n'umutwe wihariye witwaga Hitler Youth wigishaga urubyiruko ideology ya Nazi. Muri icyo gihe kandi abatavuga rumwe na leta barafungwaga, abandi bakicwa, abaturage bagatinyishwa. Hitler yari afite ideology ivuga ko Abayahudi ari ikibazo gikomeye ku Budage. Bibyatuma Abayahudi batakaza akazi, bamburwa uburenganzira, amaduka yabo arasenywa, abandi barafungwa. Mu 1935 hashyizweho amategeko ya Nuremberg yamburaga Abayahudi uburenganzira bwinshi. Urwango rwakomeje kwiyongera buhoro buhoro, abantu benshi ntibabonaga ko ibintu bizagera ku rwego rwa jenoside. Hitler yatangiye kubaka igisirikare gikomeye rwihishwa, yigaruriye Australia, Slovakia n'utundi duce. Ibihugu byinshi by'i Burayi byagerageje kumuha ibyo ashaka kugira ngo birinde intambara, ariko Hitler ntiyahagaritse.
Tariki ya mbere Nzeri 1939 ingabo z'Ubudage zinjiye muri Poland. Nyuma y'iminsi mike Ubwongereza n'Ubufaransa byese bitangaza intambara ku Budage. Nibwo World War ya kabiri yatangiye ku mugaragaro. Mu ntangiriro z'intambara ingabo za Hitler zari zikomeye cyane, bakoresheje uburyo bw'intambara bwihuse bwitwaga Blitzkrieg. Mu gihe gito Poland yaratsinzwe, France iratsindwa, ibihugu byinshi birigarurirwa. Abantu benshi batangiye gutinya ko Hitler ashobora gutegeka Uburayi bwose. Mu mijyi myinshi ibisasu byaraturikaga, abaturage barahungaga, abana baratandukanywaga n'imiryango yabo. Ubutegetsi bwa Nazi bwashyizweho campus z'urupfu, Abayahudi, Abaslave, abafite ubumuga n'abandi benshi boherezwaga muri camp nka Auschwitz Centralization Camp. Muri izo camp abantu bicwaga n'inzara, abandi bagakora imirimo y'agahato, benshi bakicwa muri gas chamber. Miliyoni zirenga 6 z'Abayahudi bishwe muri jenoside izwi nka The Holocaust. Isi yatunguwe cyane nyuma yo kubona ubwicanyi bwari bwarakozwe. Mu 1941 Hitler yafashe icyemezo gikomeye cyo gutera Soviet Union. Iyo ntambara yabaye mbi cyane. Ingabo z'Ubudage zatangiye gutsindwa kubera ubukonje bukabije, ibura ry'ibikoresho no kurushwa imbaraga n'ibihugu bishyize hamwe. Nyuma yaho Amerika yinjiye mu ntambara, ibihugu byishyize hamwe birushaho gukomera. Uko imyaka yagendaga ishira Ubudage bwatakazaga ibice byinshi, imijyi yabwo irasenywa n'ibisasu. Mu 1945 ingabo za Soviet Union zari zimaze kugera i Berlin. Hitler yari yihishe muri bunker munsi y'ubutaka, yari azi ko intambara irangiye. Tariki ya 30 Mata 1945 Hitler yiyahuye hamwe n'umugore we Eva Braun. Nyuma y'iminsi mike Ubudage bwemeye gutsindwa, intambara ya kabiri y'isi yarangiye ihitanye abantu barenga 70,000,000. Nyuma y'intambara imijyi myinshi yarasenyutse, miliyoni z'abantu barapfuye, abandi babimpunzi. Isi yahise ishyiraho United Nations kugira ngo bafashwe gukumira intambara nk'iyo. Abayobozi benshi ba Nazi baciriwe imanza mu manza za Nuremberg trials. Amateka ya Hitler yigisha isi ibintu byinshi. Urwango rushobora gusenya ibihugu n'isi yose. Propaganda ishobora kuyobya abantu benshi. Iyo abaturage batinya kuvuga ukuri, dictatorship irakomera. Genocide n'ivangura bitangira mu magambo mbere yo kugera ku bwicanyi. Niyo mpamvu isi ikomeza kwibuka ayo mateka kugira ngo atazasubira ukundi. Ukunda imbyino gakondo, ukunda inyera y'abahizi, itorero Urwibutso rw'Abato, dutumire mu birori byawe maze ducinya akadiho. Ubukwe, MC, gusohora umugeni, kuvuga amahamba, ibirori by'amavuko, ibirori bya yubile, kwakira abashyitsi n'ibirori by'umuco. Ibirori byose ushaka turagususurutsa. Hose mu gihugu turagera, twaguha ibirori bitazibagirana. Wadusanga kwa Sina Gerard Entreprise Urwibutso kuri Nyirangarama. Hamagara cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0788 305122. Itorero Urwibutso rw'Abato, ibirori byawe tubindura ibyishimo n'umunezero udashobora kwibagirwa. Adolf Hitler yatangiye nk'umunyapolitiki uvuga amagambo akurura abantu, ariko buhoro buhoro yubatse ubutegetsi bw'igitugu, ateza intambara ndetse isinjira mu bihe by'ubwicanyi n'akaga gakomeye. Intambara ya kabiri y'isi yahinduye amateka y'inyoko muntu burundu. Kugeza n'uyu munsi amateka yayo arakigishwa kugira ngo isi itazongera gukora amakosa nk'ayo. Ese ubona byashoboka ko umuntu nk'uriya yakongera kubaho muri iki gihe? Niba ukunda inkuru nk'izi z'amateka asesenguye kandi zifite amasomo akomeye, ntiwagirwe gukora subscribe, like, share na comment. Komeza gukurikira aka update aho amateka ahindukira inkuru zidasanzwe.